Mungu asifiwe, Yesu ashimwe. Nongeye mbaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi. Ku bafite amanywa navuga ngo amanywa meza, afite ijoro ryiza, afite igitondo cyiza. Uwiteka yongeye kudutera iteka kugira twibone ahantu tumeze neza, duhumeka umwuka w'abazima, nta gikuba cyacitse. Izina ry'Imana rishimwe kandi rihimbazwe. Happy birthday, isabukuru nziza y'amavuko wavutse umunsi wa none. Congratulations, mwagize ama breakthrough agiye atandukanye. Mana yanjye, mwe muri ku musozi wo kurindira, ku musozi wo gutegereza, navuga ngo mwihangane mukomeye, mwihangane mushikamye. Mumenye ko hari igihe cya buri kintu cyose. Imana ntabwo igeze kunanirwa. Ni message mfite uyu munsi, ndumva ihisize abantu baba. Happy wedding day, happy wedding anniversaries. Mana we, ni byinshi. Abarwaza mwihangane, abarwayi mukomere, abafite ibibazo bitandukanye, we wumva ukumva waribagiranye, ukumva uri ahantu hakomeye utazi uburyo wahavana, jya kugira ngo isaha n'umunota ibintu byahinduka. Mana ishimwe cyane. Rero umunsi wa none Imana ngiye guca inzira kugira ngo twibone ahantu tugane ku ijambo ry'Imana, twongere dukomezanye. Igihe kibonye murabizi ko ni ibintu nkunda cyane, kuko umunsi ku munsi tubona ineza y'Imana, umunsi ku munsi tubona kujya neza kw'Imana, umunsi ku munsi tubona amareka y'Imana badutabara, umunsi ku munsi tubona impamvu zo kugira ngo dushime Imana, zo kugira ngo dukomezanye, twambikane imbaraga, duhumurizanye, tuganire. Ndabihera he? Ndabitangira gutya. Message yo ntago imaze igihe, ntago Imana yakunaniwe, ntago Imana yakurambiwe, ntago Imana yabuze inzira icishamo kugira ngo gutabare, ntabwo Imana yabuze uko yabigenza kugira ngo uve muri iyo situation urimo. Ntago Imana yakunaniwe. God didn't fail you. Imana ntabwo igeze kunanirwa. Icyo ugomba gusa ni ugusaba ubwenge, icyo ugomba ni ugusaba ubushishozi. Imana ishobora byose. Imana ishimwe cyane. Sinzi ahantu nza guhera ino message kugira ngo tuyumve neza, ariko reka mvuge gutya. Nari kumwe n'uyu musore wanjye mu nzu turi twenyine. Kuri dushe harimo urufunguzo kugira ngo atagenda agira ibintu yangiza, agira ibintu akoroga. Urufunguzo ruri hanze, noneho ngendimo imbere. Ariko natirika, aracyari muto ariko aratinika, aramfungirana. Nta telefone ninjiranye, nta rufunguzo rurimo imbere, ntaki. Turi mu nzu turi babiri, papa we ntaho hari, ubwo murabyumva. Ibintu biba ibindi bindi. Umutima numva ahagaze, ariko numva ukumva umutima ugeze muri, navuga ngo muri 200. Uriruka bien. Pressure. Umuhungu amaze gufunga atangira kurira, kuko gufungura biranga. Mukurira rufunguzo ngira ngo ndebe ko nafungura urufunguzo arimo arukuramo rugwa hasi. Mbega ibibazo. Numvijwe mbiye ngo tuza. Ese nuhangayika rufunguzo rukora tuza. Mbwira Imana Uwiteka mfasha. Ase ndabigenza none iki kintu kabisa, kwa kundi hazi ikibazo nta brio.
akora iki? Tekereza nawe wibaza aho hantu akora iki? Nta telefone winjiranye, ntaki, umwana atangiye kurira. Noneho hashize umwanya numva yacetse, ahubwo yatangiye kumena ibintu. Sinzi hano nakuye ubwenge, ndeba ndavuga bakubona nta rufunguzo rurimo ngo kukuma akuma ngira gutya kuko nta rufunguzo rwari rurimo rwego hasi, ndatinika ninitse gutya numva karikomya, numva harakingutse we. Icyasigaye ari ikibazo ni ukuvuga ngo Mwami Imana, isi yataba wowe hano nari kuhava gute? Uyu musore byari bugende gute? Yari burira akageza sangare? Namwe mubyibaze. Ubwo Imana ntiyandemeye inzira, ntiyaciye inzira. Si isomo rikomeye? Ni isomo rikomeye. Nahise menya ngo ahantu hose uri, Imana yabasha kuhaca inzira, yabasha kwereka ko muri kumwe. Nta rutegetse kuvuga ngo ko subaha ngo inzira zava he, ngaha ngo byagenda gute, ngaha ngo ndabona binaniye, ngaha ngo ndabona bikomeye. Ahantu hose hari inzira z'Imana, cyangwa ni ukuyemerera. Iyo ngumaho ngakomeza wenda gutangira pressure, Imana nkora iki? Imana numva pressure irazamutse nanjye ubwanjye, ubusore arimo ararira ibiki. Uravuga ngo ni ukugerageza. Sibyo, Imana imbaraga, ngisaba ubwenge, ngisaba nkora icyaha n'ibindi bindi. Murumva ibintu bitwigisha ni byinshi cyane, ibintu bidusubizamo intege, ibintu bitubwira ngo si wowe wigize, naho uri ubwo bigenda byose harimo imbaraga z'Imana. Niba ushaka Imana ni byinshi. Urumva ni akantu gato ariko kakwigisha. Hari igihe wagera muri situation hanyuma ukazunguza umutwe ukavuga ngo kuse iyo hataba Imana byari kuba bimeze biti ibi bintu. Wagira ahantu rero nagira ngo nkubwire ngo isaha ya none ntisimbye mu magambo cyane. Umuntu utaha none menya ngo aho uri Imana ntago ugeze kunanirwa. Ntago ibyo biba Imana yananiwe kubikemura. Ntabwo we icyo usabwa ni ukwikomeza ku Mana, ukabaho ubuzima bukiranukiye Imana, ukabaho ubuzima busarondinga Imana, ukareka kuvuga ngo ngiye ahangaha ngo ndigira ngaha ndishoboye ngaha ndihagije, ngo Imana aha ntabwo ngo ikeneye cyane. Navuga ngo uko bigenda gutyo ya, ahubwo ikintu Imana izira ko twebwe twishakira inzira. Ikintu Imana yanga cyangwa irwanya muri twebwe ni uko tuvanga ibintu. Aho uri ibyo uri gukora, saba usarendinge. Urabona umuntu waho ubuzima ariko ntasenga, ntagira gute, ajya imbere y'Imana hari ikibazo cyabaye, ajya imbere y'Imana hari ibyagenze nabi, ajya imbere y'Imana hari ibimubangamiye. Mbese ntago afata ubuzima bwo gusenga nk'ubuzima bwo kuganira n'Imana. Rero nagira ngo dutekereze icyo kintu, tumenye ngo Imana n'ibiba byose ntiyananiwe, ahubwo ni njye urimo ndibuza chance. Bari tugire neza cyane. Reka ahangaha tugeza tugarukira ahangaha gutya. Hari bamaze igihe mfite message ngo tuganire, twibaze ngo kuki Sawuli yakuye hehe umutima nama wo guhindukira ngagire gute agarukira Imana, guhindukira abo wa Kristo, areke kurwanya ba Kristo, ahubwo abe umwe muri bo, abe intumwa. Niki cyatumye Petero abibasha ubwo yaramaze kwihakana Kristo, ariko nyuma akaza kuba noneho umuhamya ukomeye? Niki cyashoboje navuga ngo Stefano guterwa amabuye ariko akabishobora agakomeza akabibasha? Niki? Ni umwuka w'Imana, imbaraga z'Imana. Ntabwo twarangiza iminota ni mikeya, ariko ntabwo twarangiza tudasomye ijambo ry'Imana ritoya cyane. Turasoma ibyakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 3 ngo akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota, agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli Sawuli undenganyiriza iki?
aramubaza ati urinde mwami, nawe ati ndi Yesu uwo urenganya, ariko haguruka ugiye mu mudugudu uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma kuko bumvise iryo jwi batagize umuntu babona. Sawuli arabyuka arambuye amaso ntiyagira icyo areba, baramurandata bamujyana i Damasiko, amarayo 3 atareba atarya kandi atanywa. Katugeze ahangaha ijambo ry'Imana navuga ngo riteye ubwoba. Sawuli undenganyiriza iki? Sawuli tumuzi nk'umuntu warwanyaga Kristo. Kumva kuri umukristo kuri we byabaga ari igitutsi. Yica abantu, arabahemukira, ariko Mwuka w'Imana aramugenderera, Mwuka w'Imana amugeraho, aramuhindura, yewe ahindura n'izina. Dusomye hasi tubona uburyo yaje kubatizwa, tubona uburyo yaje guhindukira, tubona uburyo nawe yaje kurenganyirizwa Kristo, tubona uburyo yaje guhinduka, tubona uburyo abantu bikanze, tubona uburyo bavuze bati uyu si wa wundi warwanyaga abakristo. Bigenze bite? Bibaye bite? Bimeze bite noneho? Ni iki kibaye? Ikintu nagira ngo tuganire aha, ngo turebe imbaraga zituma umuntu ava mu bidahesha Imana icyubahiro agahindukira. Ikintu gitanga izi mbaraga ni iki? Ni Mwuka w'Imana. Nk'uko twabonye nk'abakristo, umuntu aravuka. Umuntu wese uvutse avukana icyaha akabatizwa. Kubatizwa ni kimwe, kubatizwa mu Mwuka w'Imana ni ikindi, ugahabwa imbaraga z'Umwuka wera. Umuntu wese udafite imbaraga za Mwuka wera, hari ahantu atagera, hari ahantu atabasha, hari ibintu adashobora kwishoboza nkawe. Niyo mpamvu tugomba gusaba imbaraga z'Imana, imbaraga za Mwuka wera, imbaraga zibohora, imbaraga zikiza, imbaraga ziyobora, imbaraga zitanga ubuzima bushyashya kugira ngo zitwuzure. Arizo zashoboje Pawulo navuga ngo atarahabwa imbaraga za Mwuka wera, atarajya mu cyumba cyo hejuru, yari Pawulo nyine. Ariko amaze kugera mu cyumba cyo hejuru, amaze guhindurirwa amateka, amaze guhindurirwa ubuzima, amaze kwakira imbaraga, arahamya. Nta kuvuga ngo baranyica, nta kuvuga ngo barangira gute, arahamya, habwa imbaraga nshyashya. Imana ishimwe cyane. So tubona ahindurirwa izina kuko yemeye kubatizwa. We rwose ngo yese atangira n'umurimo. Ni ibintu bimwe wumva bitangaje. Ubundi umuntu agira icyo gukura nyine nko twabivuze. Gukura, kuba umwana, gukingirwa, ibintu byinshi cyane. Ariko ngo yese atangira umurimo, afite ishyaka rya Kristo rirenze. Nta kindi gitanga izo mbaraga, ni imbaraga z'Umwuka wera. Tsakomeza tugenda tubivuga umunsi ku munsi. Imbaraga z'Umwuka wera ni iki? Hariho n'abantu badakunda kubivugaho, bakavuga iby'imbaraga z'Umwuka wera ni ibiki. Se n'umuntu ni ikintu, ni imbaraga n'ubutatu. Navuga ngo ubutatu butagatifu, harimo Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka wera. Imana Mwuka wera rero niwe twasigiwe twe nk'abizera. Umuntu amaze gucumura, Imana yohereje Kristo. Kristo amaze kuza muri iyi si, igihe cyo gusubira mu ijuru kiragera, asubira mu ijuru. Amaze gusubira mu ijuru, habaho ikuvuga ngo imbaraga zizabamanukira, imbaraga zizaza. Ngo kandi igihe imbaraga zizaza, Mwuka wera nabamanukira ngo muzaga imbaraga zo guhamya. Imana ishimwe cyane. Niho revo tugezeho, revo yo kumurikirwa, yo kuyoborwa n'Umwuka wera. Rero mu gihe Kristo atakiri hano mu isi, ariho of course, ariko in physical, hano mu isi ntabwo tumubona. Yadusigiye Mwuka wera. Wakibaza kuko abantu nabo tubona ngo bari kumwe na bari kumwe na Paul, ntabwo babashije kubona, ariko bumvishijwe. Mwuka wera uramukesha, turamwumva, akenshi avugira mu bantu, akenshi mbese akubonekera bitewe n'uburyo wizeye. Rero navuga ngo niho hantu turi muri Mwuka wera. Mwuka wera nabana nawe nta kizaba ubwiro. Ibintu byose urabibona, ibintu byose urabyumva, ibintu byose urabisobanukirwa. Navuga ngo uhabwa izindi mbaraga
uhabwa ubundi bushobozi, uhabwa ubundi bubasha. Reka twikomeze ku Mana, twikomeze ku Mwuka Wera. Nzi ko uwizeye Imana, uwizeye Mwuka w'Imana nta kimunanira. Umukozi w'Imana Dawidi niwe wavuze ngo Mana, ngo ntuntware Umwuka Wera. Umwuka Wera ni ikintu gikomeye. Mu bintu uzasengera kugumana Umwuka Wera. Utaramubona uzasengere kumubona. Imana ishimwe cyane. Ntabwo byoroshye ko birashoboka. Sengera kubana na Mwuka Wera. Azakwereka akantu ku kandi, akandi ku kandi, akandi ku kandi. Usaba ubwenge, usabe discernment, the spirit of discernment, umwuka wo gushishoza, niko nkunda kubivuga. Gushishoza cyangwa gusobanukirwa ibintu birimo biraba. Aho ubasha kureba ukavuga ngo ibintu birimo biragenda gutya. Imana ishimwe cyane. Umenye uko usenga. Tudafite Umwuka w'Imana ntabwo tumenye uko dusenga, ntabwo tumenye uko twitwara. Kandi tumenye ko aho ibintu bisubizo bigeze niho haba intambara zikomeye. Kristo agiye kudupfira, ageze ku munota wa nyuma nibwo imbaraga zabuze. Kubera iki? Kuko navuga ngo ibintu babigiye hari ubutsinzi, hari izindi imbaraga. Rero hakaza zindi imbaraga z'umwijima zitubuza. Petero ku munota wa nyuma niho yihakanye Kristo. Rero navuga ngo dusabe imbaraga kujya ku munota wa nyuma tubibashe. Message ni yindi nanone. Hari imbaraga zibashisha umuntu. Kandi nanone navuga ngo Imana ntago yakunaniwe, Imana ntago yananiwe. Rero navuga ngo mugire ibihe byiza. Yari message y'uyu munsi. Numvaga ari byinshi. Kwa kundi wumva ngo ndashaka kuganira n'abantu banjye, ndashaka kuganira n'inshuti n'umuryango. Ndashima cyane uburyo bikomeze gukurikira, ndashima uburyo bikomeze kubafasha. Ndashima Imana cyane ko ari uburyo ibikoramo, ari uburyo bigenza. Twikomeze ku Mana, wo gucika intege, wo kumera nk'umuntu udafite aho ahagaze. Hagarare hamwe nkuko muri Bible tubona bahagaze hamwe. Rero navuga ngo utarakira Kristo wamwakira. Wowe wacitse intege, wakongera gusubizamo imbaraga gukomera, nakagaruka. Mukomeze mugire ukwezi kwiza. Tutangiye navuga ngo ukwezi kwa kuri mu matangira, yego ibintu bigeze mu matariki 10 irumva ni mu matangira of course, ariko navuga ngo turi twegereye kurangiza umwaka, numva nishimye. Reka rero dukomeze dushima Imana, reka dukomeze ku Mana. Nta kiba gitunguye Imana, nta gikomereye Imana. Ibyo irimo byose Imana irabibona. Ikomeze ku Mana, birinde gushuruguruka umwaha ukunda ahangaha. Navuga ngo rero mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze ku Mana. Ntumve kuri wenyine, wumve ko nta cyakunaniye Imana, wumve ko hari imbaraga zo kugushoboza. Bibiliya ntabwo ari igipindi, ni ijambo ry'ubuzima, ni ijambo ribaho, navuga ngo ririho, rikomeye. Imana ishimwe cyane. Yo navuga ngo mukomeze mugire ibihe byiza. Ndakunda cyane. Murakoze. Bye.